Nyambo yavuze ko adakunda abasore bagira imico imeze nk'iy'inkumi. Umukinnyi wa filime Nyambo Jessica yavuze yuko ari abasore bamwe babayeho nk'abagore abashinza gukunda kwirimbisha kurusha gutekereza ku iterambere ryabo. Umukinnyi wa filime ndetse akaba n'umwanditsi wa filime zitandukanye Nyambo Jessica yatangaje yuko hari imyitwarire abona muri bamwe mu basore b'iki gihe ikamutera impungenge, avuga yuko usanga bamwe bahugiye cyane mu kwiyitaho ndetse no kwirimbisha kurusha uko batekereza ku iterambere ryabo ndetse n'azaza habo. Mu kiganiro ajyanye n'itangazamakuru, Nyambo yavuze yuko atagamije kuvuga abasore bose muri rusange, ariko avuga yuko hari umubare munini w'abasore bagaragara bafite imyumvire itandukanye n'iy'abasore mu bihe byashize. Yasobanuye ko hari bamwe mu rubyiruko rw'abahungu usanga bamara igihe kinini batekereza ku buryo bagaragara inyuma aho kwita gushaka akazi, gukora imishinga cyangwa se gutegura ubuzima bwabo bw'ejo hazaza. Nyambo kandi yavuze yuko ari abasore usanga bigoye kubatandukanya n'abagore bitewe nuko bita cyane ku bwiza bwabo bwo hanze, bakamara amasaha menshi muri salo cyangwa se ibikorwa byo kwirimbisha, nyamara nta kazi cyangwa se indi mirimo ifatika binjiriza amafaranga bafite. Yagaragaje ko kubwe umugabo akwiriye kuba umuntu uhora atekereza ku iterambere rye, ku buryo yakubaka ejo hazaza ndetse n'aho umuryango ashobora kuzashinga. Yagize ati hajya usanga ari umusore ufite umwanya uhagije wo kujya muri salo ndetse no gukurikirana uburyo agaragara, ariko ntaba afite gahunda ifatika y'akazi cyangwa se umushinga umufasha kubona amafaranga no kwiteza imbere. Nyambo kandi yagaragaje ko ibingibi bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abasore benshi mu gihe kizaza, kuko ubuzima busaba gukora, kwigira ndetse no gutekereza ejo hazaza, aho kwibanda gusa ku buryo umuntu asa inyuma. Byongeye ko kandi umugabo akwiye kugira intego, gukora cyane ndetse no gushaka uburyo bwo kwiyubakira ubushobozi, kuko ibyo bizamufasha kubaho neza ndetse no kubaka umuryango ushoboye kwihaza mu byo ukeneye. Amagambo kandi ya Nyambo ahise akura ibitekerezo bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bemeye yuko hari abasore benshi bahugiye mu buzima bwo kwiyerekana ndetse no kwirimbisha, nyamara mu gihe abandi bavuga ko kwita ku isuku ndetse no ku isura y'umuntu bidakwiye gufatwa nk'ikibazo igihe bijyana no gukora ndetse no kwiteza imbere. Nubwo impaka nyinshi zakomeje kuri aya magambo Nyambo yavuze, ariko Nyambo agaragaza yuko ubutumwa bwari gukangurira abasore gushyira imbere umurimo, intego ndetse n'iterambere, ahubwo hari umwanya munini ibintu byo kwiyerekana gusa. Kubwe umugabo ukwiye nuharanira gutera imbere, gukora cyane ndetse no gutegura ejo hazaza, kuko aribyo bizamufasha kugera ku buzima bwiza ndetse no kubaka umuryango utekanye kandi udatewe ikibazo n'ubukene. Ayo ni amagambo ya Nyambo yatangaje ku binyamakuru bitandukanye, ndetse hajya hagarukaho n'abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga. Mbabwira ni karagaciyemo njye na Cyaremwe Nyabari Obedi, na ngi ni Obi Time News waruteze amatwi. Obi Time News.